Ese waba uzi ko ibintu ukora mu isaha ya mbere ukibyuka bigufasha kugena uko umunsi wawe uri bugende? Ni video ngiye kubabwira ibintu 5 wakwiye gukora ukibyuka bikagufasha kwirirwa umeze neza uwo munsi wose. Nabyuka uva mu buriri uhita woza amenyo direct, hari inzira bicamo kugira umunsi wawe ugende neza. Ikintu cya mbere ni ukwinanura. Ushobora kwinanura ukiri mu buriri cyangwa ukinanura wabuvuyemo. Icyo bifasha neza umubiri kugira amaraso atembe neza, kandi ubushakashatsi bwerekanye ko bifasha kwirinda indwara ya stroke. Icya kabiri, kunywa amazi. Kunywa amazi ukibyuka ni byiza cyane, kuko iyo urebye nko mu gitondo ugiye kwihagarika uzasanga inkari zawe zisa umuhondo. Ibi bivuze ko amazi yabaye make mu mubiri. Iyo unywa amazi rero ibi byose urabigwanya, ukagwanya ko umubiri wawe wabura amazi. Nabonye abantu benshi bakunda kunywa icyayi cyangwa ikawa mu gitondo, nyamara ibi ngibi bideranja igifu cyawe cyangwa igogora muri rusange. Rero ibi ni ukubyirinda aho kunywa icyayi cyangwa ikawa ukanywa amazi. Ikindi bifasha amara gusohora imyanda ibiri mu mara igasohoka. Ibi byagufasha kwirinda kurwara icyo bita constipation cyangwa impatwe. Kandi kunywa amazi bifasha ubwonko bwawe gukora neza. Kandi ikindi, uruhu rwawe ruratoha cyangwa se imisatsi. Ikintu cya gatatu cyiza wakora ni ugukaraba mu maso. Gukaraba mu maso ibi ngibi nabyo ni ibintu by'ibanze ukwiye gukora mu gitondo ukibyuka, kuko ibi bizagufasha kwirinda ko ushobora kugira indwara zitandukanye z'amaso. Usanga amaso yatukuye, uri kubyiringira amaso, cyangwa amaso yawe yumagaye, bishobora no gutuma utabona neza. Ibi kubikora ibi byose birakwirinda, ariko uburyo bikoramo nibyo bitanga itandukaniro. Aha uko ubikora, ufata amazi ukayajundika, ubundi amaso yawe ukayaturumbura, ubundi ugafata amazi meza ukagenda ushyira mu maso buhoro buhoro, ugakuramo n'ibinyori byose. Ibi bigufasha gusukura amaso. Kandi ibi byo gukaraba mu maso mu gitondo bigufasha kureba neza, kugira imboni ireba neza, kandi bigufasha kugabanya ko amaso yawe ashobora kuba umutuku, ugasanga umuntu amaso yaratukuye. Abadakunda gukaraba mu maso bibabaho cyane. Ikindi kandi birinda infection yo mu maso. Ikindi kandi ntabwo ari byiza kwita ukoresha phone yawe cyangwa laptop muri aka kanya, kuko uba uri kwangiza amaso yawe. Ugomba kubyirinda rero kabisa. Icya kane, ifunguro. Ikintu cya mbere mu gitondo urya cyangwa amazi atarimo kigira impinduka nziza ku mubiri. Muri aka kanya umubiri wawe navuga ko uba ushonje, uba witeguye kwakira ibiryo. Aha rero icyo urya kiza kugira ingaruka nziza ku mubiri wawe uwo munsi wose, kuko baravuga ngo ifunguro rya mbere ryiza ni ifunguro ufasha mu gitondo, kuko riguha imbaraga, ikagufasha kugeneratinga imbaraga zose ukeneye uwo munsi. Ariko ahangaha ibyo urya biterwa na kondisiyo urimo. Aha nzabakorera indi video tuvuga uburyo wajya ufata ifunguro bitewe wenda n'uburwayi ufite, kuko ntabwo waba ufite uburwayi wenda bwa diabete ubyukire ku bintu by'amasukari, wapi. Aha nzabakorera indi video ivuga uburyo ki wajya ufata ibiribwa mu gitondo. Gusa icyo ugomba kumenya ni uko utagomba kurya iyo funguro rya mu gitondo, iyo breakfast, mbere y'iminota 30 ukibyuka. Ugomba nibura kurangiza iminota 30 ukibyuka ukabona gufata iyo breakfast yawe. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma cyagufasha kugira umunsi wawe ugende neza ni ukumedita. Kumedita ugafata nk'iminota 3 ugashyira phone ku ruhande, ukinjiza umwuka ukawusohora, ukitekerezaho
cyangwa ugatekereza ibyo urakora uwo munsi bigufitiye inyungu, ugatekereza ku buzima bwawe, ku muryango wawe, ku buzima bwawe muri rusange. Mbere yo kurangiza ino video, reka twibukiranye ibintu 5 twavuze wakwiye gukora ukimara kubyuka mu isaha ya mbere. Icya mbere twavuze ni ukwinanura. Ushobora kwinanura ukiri mu buriri cyangwa wavuyemo. Icya kabiri ni ukunywa amazi meza. Icya gatatu ni ugukaraba mu maso. Icya kane ni ugufata ifunguro rya mu gitondo cyangwa se breakfast, ukayifata bitewe na kondisiyo urimo. Icya gatanu ni ukumedita ukitekerezaho. Inyuma y'ibyo ushobora gukora ibindi harimo nko koza amenyo n'ibindi byinshi tuzagenda tugarukaho. Nakoze kuri ino video, mwari kumwe n'Ubuzima Center. Tugiye kujya tubagezaho ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bwacu. Ikindi kandi ntimugende mudakoze like, share na comment, kandi mwibagirwe subscribe kugira ngo urugendo dutangiye tujye tubana. Murakoze cyane. Ushobora no kudusanga kuri Instagram, Twitter na LinkedIn.